Halo? Samu bite? Shamba mwana. Ndagira ngo umfashe pe. Ihangane unguriza amafaranga kuko mfite ikibazo gikomeye. Mfite ikibazo cyo kwishyura inzu. Ihangane urebe ukuntu byibura wenda waba umboneye nka 5. Shakira nka 50 kuko sinzi ko birenze uyu munsi yangora. Ndwanaho bro, ndwanaho pe. Kandi urabizi ko nkajya nkubwira ibintu bidafite gahunda. Ndwanaho n'ukuri bimeze nabi. Sarabi byiza. Wihangane kuba numvise ikiganiro cyawe nta muryango wunga wenda. Umuntu mwavuganaga na numvise ikibazo ufite. Numvise ko ufite ikibazo cyo kwishyura inzu. Rero njye ndumva nagufasha. Hariya ku kazi nagiriye umugisha. Nibaza ko ntabwo mfite udufaranga twinshi ariko twumfite ngiye wenda kumva ku kwezi ntabwo amafaranga ukishyura inzu. Yesu aka kanya murahembwa kwezi kutarashira. Oya ntabwo baraduhemba ako kari akazi ukuntu gateye nyine nabonye karimo umugisha. Kari akazi ubona amafaranga ukwezi kutarashira. Si babyita gutera. Sa ayo mafaranga uba wayakuye mu kazi nyine hari ukuntu wakira abakiriya iyo bamaze kurya no kunywa kwa kundi ubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa wakwandurura bagiye kugenda bagiye kwishyura hari ukuntu bakugurira fanta nawe. Rero utwo dufaranga twose bagenda bamara ukafanta hari ako kuvuga ngo urye ka brochette twose ndatubika. Noneho hano kako njye ntahaha ntanishyura inzu urumva nyine udufaranga twose ngenda ntukusanya. Usibye udufaranga nishyura kuri moto cyangwa kubera ko nige ngenda kare nige nifatira bisi. Rero no kuvuga ngo utwo dufaranga twose ndadufite. Ntago nanjye mfite menshi. Ariko nyine turi umuryango ntago wagira ikibazo mfite amafaranga kandi nta n'ikintu ndi buyakoresha. Ahubwo none se sa amafaranga abakiriya bo mu kabari kenshi ko bari abagabo. Ni amafaranga baguhera ubu. Nta nubwo ngiye nakira abagabo gusa. Jobundi nakiriye itsinda ry'abapasiteri niba abapasiteri ngo bara bavuye mu masengesho nyine tubura bakira nimugoroba bagiye kurya. Barariye bansengera 9,000 ngo bankunze ngo Imana impumugisha baranansengera baranampanurira bambwira ko nzatera imbere nzaba umuntu ukomeye. Hari n'ikindi gihe nakiyereye n'ababikira njya nakira n'abapadiri ntago ari ukuvuga ngo na amafaranga wenda ngava mu bagabo cyangwa mu basinzi hoya. Birashoboka kubera ko akabari kazamo ingeri zose. Ariko rwose ndagusabye mwana wa mama nukuri pe ujye witwara. Wagiye umbarekera aho twakubonye biyaboneze Saza vipi? Sawa. Umeze neza? Sawa. Yitwa Shyaka nawe nakubwiraga. Shyaka. Ashanti kabisa. Nishimiye guhura nawe. Uje gukora? Ndamukuza ni? Usanzwe ukorera muri James? Ive n'ubwa mbere agiye kugerageza. Ntabwo yari asanzwe abikora. Ugomba kumwitaho rero. Nta kibazo babaza ntabwo nzira umuntu neza mu bitero. Noneho mwiteho umuntu wanjye by'indani mwiteho cyane. N'umuntu wanjye nawe umuntu nizane subwa mbonye nzanye umuntu. Yacyaza. Yakwishyura ngahe? Ibyo nta mpamvu ariko rwego. Ikintu cya mbere ni ukumwitaho mu gihe gito akaba ari umusore. Shyaka nose ushaka gukora ibihe bice se? Ko hano ushobora gukora amaguru, ushobora gukora inda, ushobora gukora agatuza, amaboko se. Biroroshye. Hari udupine. Ntabwo bateruza imwe. Iyo uri guterura haza amaboko hakaza n'agatuza ndetse n'ibitugu. Rero agapine niko ukoresha kugira ngo inda iveho hasigareho 6 packs.
urumva rero biroroshye n'amagare arahari kuba wakora akazi biterwa n'ikintu wumva ushaka cyangwa ushobora gukora umubiri wose yose wowe tugiye gukorana ahubwo you can join me ibi ni ugukora agatuza n'umugongo icyarimwe ariko mu bintu byakujyaho kumenya fata hano gutya kuri gusa kumukiriya wawe aho ndi kumwe hano gutya cyangwa gutya uko wumva biri buze koroha sunika uhuze gutya bravo ubona ko uzabimenya vuba ubona ko afite na kode bizahita byoroha cyane bizoroha yego rwego uraseka iki ibyo nta mpamvu ibitindaho shyaka aha dasenga ako si humura urabona koko ndi uruhinja ku buryo ntakwitwararika nditwararika kandi urumva icyo nshaka nanjye nuko dutera imbere rero abantu babiri bo gufashanya ntabwo udufaranga mfite nanjye ntabwo ari twinshi ariko ndakuraho 6,000 niyo nzakenera iyo tike noneho wowe ibyo kwiyeranja nyine nawe upfundikanye akira ariko nuyanga turaserera data nkurega kuri mama humura turi umuryango uzajya abona mbere niwe uzajya ufasha urugo nkuko se wijya kure kare cyangwa utekereze kure kandi oya humura ikintu cyo nizeye iyo umuntu buriya yizeye igihe icyo ari cyo cyose ashobora kubona akazi ndabibona ukuntu uvunika ndabibona ukuntu urwanira ishyaka umugore wawe kugira ngo akunde anezerwe ariko humura ugiye gukora nanjye nkore kandi tuzabigeraho urakoze uyu mugabo urabona ko hano haba harimo abantu benshi uru rupangu ni urw'umuntu aya mazu yose nariya y'inyuma kuyaba ari umukiri gute se njye nari nzi ko naraho umuntu umwe nariya tubana hariya hose ubu buri muryango wishyura kwawo yego mani twari abantu bo bakiri babo bakishyura gute se ubu twebwe hariya tuba twishyura 50,000 uyu waha hepfo akishyura 15 kuko we ni agashambure wa mumotari wo mo hariya yego 15,000 yose yego akantu k'akadukuru ibintu bya Kigali urabivuga urabiziho mu mujyi barahenda kuko ubu se kuba hari inyuma w'icyumba na salo nayo yishyura 45 nese ubwo nta hantu hamake twazabona tukanimuka muri Kigali sara ubuzima bwa Kigali ntabwo uzi ubwari bwo kugira ngo ni nka bya bindi byo mu cyaro inzu bayiguhera ubuntu ngo uyibe mu icumbi nyirayo akayiguha ngo ujye umuhingira nyine nawe wiberera amazi arishyurwa i Kigali umuriro urishyurwa ibishingwe kubitwara urabyishyurira kuri Kigali ni ukubaho umuntu ahangayitse kurya ni ukurinda gukora bariya abagabo ubona bambaye imyenda y'amakaki birirwa mu muhanda bagenda bashinzwe irondo bariya turabishyura abanyerondo se barishyurwa Kigali wowe ibyayo urabizi mu cyaro se ko batabishyura ko buri mugabo bari ngombwa kajya kurara irondo ubu si Kigali wabona abagabo bajya kurara irondo baba rero umujyi ni umujyi koko erega gusirimuka nicyo bivuga gusirimuka se gusirimuka mwana wa mama utazakomeza kugira ngo Kigali wajemo ni cya cyaro kiwawe oya ngiye icyo nshaka no kwikorera nkatera imbere ahubwo Imana natwe izaduha amafaranga twubaka igipangu nk'iki oya kubera umugisha dufite no kuba dusenga byose bizagenda ahubwo se uheruka kuvugisha mama ubwo se namara icyumweru ntamuvugisha ejo bundi yari yanesheje umutwe ngo arashaka ifumbire ngo arashaka ibiti ndambwira nti mama mbabarira uhamagare musaza wanjye oya mukecuru rwose tubanye neza nta kibazo aba mbaza ati mushiki wawe bimeze bite miya sarihe ari hariya hirya niba ugiye genda umurebe nanjye reka mvugisha uriya mugabo wakoze ibitangaza koko ubu buzima turimo muri Kigali koko ukaduha umugisha natwe tukabona icyo gukora koko reka nkongerere ibiro ufite inaji nkongerere ibiro
oya wishaka kumuhura ku munsi wa mbere rekera kuri ibyo ngibyo umuntu aba agomba gutangira aya tugomba kumwakira oya rekera tukareba se yashobora bingana murekere kuri ibyo ibyo ushaka kumuhura ni ku munsi wa mbere wagira ngo ejo azabye kavuga ati sinsubira agatuza byanze ufite impuhwe nyinshi cyane cyane shyaka wajya nanga ku igare ukareba tukagerageza tukareba nimba igare se nabonye ko ritagenda ako hivi mwabanza mukanaganira reka nakubwiye ni umuntu wanjye wimufata nk'aho ari umukiriya ugiye kuzahita agenda nshaka kumuba inshuti nanjye ni inshuti yanjye ababyeyi banjye nabi ni inshuti magara rero ni umuntu wacu yongeye nitwa Rwego ni inshuti ya Nema cyane cyane tumaze igihe kinini tuziranye haryo twariganyira umwaka umwe wonyine ntabwo ari ibintu ntabwo navuga ko twiganye igihe kinini nyuma ya byose twabaye inshuti cyane ariko ku ishuri twarapinganaga nsigaye mukunda oya ni inshuti yanjye mu kazi nta ni inshuti ni umuntu dukorana hano umunsi ku munsi dukorana ari kuvugisha dukorana byamuvuze urukundo uhita ugendera aho ngaho mbabarira winsetse rero nawe ugomba kwisanga hano ukisanzura nyine ukumva ko uri mu bantu bagukunda yaravuze ngo nawe arashaka ko tuzamumanika hariya biroroshye cyakora byagufata ushyizemo imbaraga nyinshi cyane umwaka umwe wa buri hano aho umeze nk'uyu muntu agatuza kameze kuriya hari ibintu abasore mushaka kuganira mutakuvuga ko mpari reka mbe ndi kuri reception mukomeze muganire ntarebe usanzwe muziranye se twaramenye twese ko wagira ngo uri mushyi nangaha ntabwo ndi mushya ariko nyine ni inshuti yo mu rugo mwimukiye ntavuga ni ingendo i Kigali vuba uvuga mu ntara ariko mu ntara ngo ibintu biroroshye ngo ubutaka busigaye bugura ngo abiri tugiye natwe twishakira ubutaka twiterere rero ni karibu hano muri gym tuzajya dukorana kenshi cyane ikibazo wazagira wazajya imbaza no ntangire bisunike ubu ngubu watangira ushobora guhera kuri aho ngaho ino nariteri wajyaho ugaterura ukazamura ndetse no bigira gutyo aha ngaha ni ukwagura agatuza Sheri Kacu. urimo kunywa agakoma se twaje kukinywera ku irembo ahubwo akira ntangowe nkunda ko dusangira umugabo byose uhuha mu gikoma nese ubwo ngubwo hari ubwo ari ku karubanda imutancura ndakoze nawe uragakunda nari nakubuze sinzi ndebye mu gikari mbona ntuhari ndawe ntereka nze ndebe ko waba uri hano wara ngiye kukubwira iki hasigaye kumbwira iki teka mu mafaranga y'inzara ntabwo zirasa zahashaje sho ko ntabwo zikojeje mu isafuriya none wora ikindi ubu ikindi ni ikiramu reka ngurire igitenge cyangwa igitenge kiroroheje ibaze wora nzajye ikindi gusenga ibindi ni ikiramu ndi kumva nta kindi ibyo byaba bibaye ibyo byose se ntibikorwa n'amafaranga mbese ibintu byose bikorwa n'amafaranga ubu ndabitondora ikindi ni ikiramu ngaho nawe kinyibutse aya mafaranga ko ari menshi sheri wayakuye kuri n'ishuri ayo mafaranga ni Sara wayampaye Sara aguha amafaranga angana atya sheri genda uyamusubize oya ni amafaranga ya Sara dushaka nayo yashyire nyir'inzu Sara twamuzanye kumwitaho none atangiye kuduha amafaranga yakoreye sheri tuza mbese Sara yayakuye heza twigo
Karame. Ambwira rero. Akose ngiye sinzi ukuntu umeze ariko Ndashyushye mbabarira umbwira ngo wamubonye okay, gute. Nemo. Uriya mutipe ni ubwa mbere ubonye umutipe umeze nk'uriya? Hari undi umeze kuriya we banza umbwire ngo wamubonye gute. Akose banza umbwire. Hano ahora abatipe bafite amaboko bangana gutya amatuza ibyabo biveho. Mbwira wamubonye gute. Njye nicyo kintu nshaka kumbwira. Okay, cyakora icyambere cyo. Ni bogari. Icyo cyo. Nyine gasa neza ariko n'umuturage cyafite ubunyacyaro bwinshi cyane. Akose reka nkumaze ikibazo kirengeye nakubwiye ngo uwo nshaka ni ishyaka akamera neza nakuri umuja muri feed ubundi burangize nk'Imana uramunga kankunda. Bahita twibanira nta n'undi bukwe nabanegereje nimba nabikora mu kwezi kumwe nimba ari mu cyumweru kimwe. Washyushye bigeraho ngaho. Mvura mungu naramubonye mva mu byanjye umva ko nemane narigize uwadanje mvuga mbona abahungu babonamo nk'ibikizi uriya mungu yankuye mu byanjye rwego narembeye. Nemo ndabigukorera ariko bikizi ariko wamburanye ibintu byaye nyine byo kwifunga byo kudashaka kurekura ngo tuzatego hano nge nkene gishoro. Ikintu nakubwiye cyo we binkorere nanjye ibindi byose ubindekere shaka nukuri kw'Imana none uramuze n'ubusanzwe ngiye mu buzima busanzwe ndi umusikama rero ko gusikaminga ngo uzikora umubiri ikintu kinsetsa umubwira nk'ibintu ukamutamika ronka mayonnaise ibintu si mana aramvuna nyine mba mbona kumushyira ku murongo bizangora bizakuvuna ariko ikimutima ushaka uzimubwira ngo nzamuzane hano nayo ku kazi oya mbese kari akazi kamuhemba amafaranga angana gutya 50,000 agahita abibona aka kanya. Namubajije kuri mvuga bamuha nk'ibihumbi nka 20. Namubajije se kumpaye amafaranga mw'iyi minsi ukwezi kutarashira ngo ni tipu ngo abakiriya baba bamuhaye. Yaba ari kuyakura ahandi hantu kari akazi kaba uzi ukuntu nagasuzuguraga. Namubajije nanjye arambwira ngo ni tipu ubu yarunze amafaranga arindira ngo nakiriye ngo itsinda ry'ababikira ngo nakiriye itsinda ry'abapasiteri ibintu byinshi. Ababikira bonyumvira ahantu yakubeshya ababikira bajya mu kabari n'abapasiteri. Ndumva reka tuyamuhe basi dushakishe cya kimena nari naragiyemo uyu munsi cyari bume ndebe yuko yenda bama makeya tugashakishiriza n'ahandi. Tuza reka turebe sibyo genda azabura ikimyenda buriya yatanze hari impamvu we genda uyahe nyir'inzu ayo uzafata mu kimina ntuzagire irindi faranga ukuraho uzagende ushakemo igitenge sibyo yashakemo n'utundi twenda. hari igitekerezo ngize waza kubwira Sara akazanshakira akazi ari ahantu akora nanjye nkagenda ngakora mu kabare ariko giye nazaza oya sheri oya mbabarira oya naza nambara ijipo zigera ku sheri mbabarira utazatuma ndwara umutima. Sheri ntabwo mba nshaka muvunike wenyine mbagira ngo dufatanye imirimo nanjye ngira ikintu ninjiza mu rugo. Tekereza ukuntu ubyuka ijoro ujya mu kazi. Oya na Bibiliya irabivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo. Hanyuma se umugore akicara akarebera akavunisha umugabo. Akazi nikaboneka uzagakora ariko utagiye mu kazi ko mu kabari. Sheri indangagaciro dufite ntabwo zitwemerera kujya gukora mu kabari. Kabari ariko nta kazi n'akandi. Turi abakene ariko bafite uko babayeho sibyo. Gahorera utuza genda ujye kureba nyir'inzu umuhaye amafaranga indoro igabanuka sibyo. Mugore mwiza Imana yanyihereye nanjye ndagukunda rubavu rwanjye uru rukundo rwacu Imana izarudukomereze kugeza dusazanye. Azakomeza reka ngende njye kwishyura nyir'inzu nanjye reka njye ku kazi. yarambwiye ngo singa ibyo ujya guterura ibyuma ngo twibwe iwacu ngo imba ari ukwasa no kugira ibyo birangije ndamubwira ati ngo byane i Kigali uzabikura ikintu nshaka mubwire ko umusore w'i Kigali ari umusore ugomba kuba afite nyine hahandi ushaka kwambara isengeri ubwo yakora bati inyama zose zigaragara nkawe nyine none wambaye isengeri byaba ari byinshi rero nawe nkeneye kumushyira ku murongo ndabigukorera ariko seriously ariko utazazana bwa Abanyakigali bwo kumurya umutima ukamusika. Nanjye nakubwiye ngo uramuhungu nanjye ibaze nyine navuye mu byanjye pe nyimubona se wavuga ko ari ibiki bya danje nyine ariko njyewe naramukunze afite discipline
oya Kanda akanyenyeri. urata Kanda akanyenyeri. rwego nta kintu urakora ngo kanda Nyine kanda akanyenyeri akanyenyeri turahura gute? nyereka intambwe ya mbere Ngomba kugenda. nta kibazo ndagushyiramo esanse ugende biri yose mpamagare ndayishyura Yego. Yego. ya se wambabariye Icyo ushaka cyose ndagiye gukorera. ikintu nshaka ni uko uriya muhungu nyine abona ko ari njye wamuremewe ubyumva Cyakora hari udutipo twajyaga tuguteretana none nkareba. shava kuri raminuza simba nshaka no kuyivugaho ikintu nshaka uriya muhungu ni ukunyiharira njyenyine nta wundi mukobwa Ubizi ute? Ko ataziza nk'umugore mu cyaro. oya sha amakuru ye narayabaririje wibuke ko mama wanjye ari inshuti na papa we magara naba mbizi kandi ari ukuntu nyine nawe njya mwinja nkumva ashaka nkumva we n'abakobwa ni ikizi Usanze se afite nk'akana ku ruhande. Nyine okay, adafite umugore babana ariko afite nk'akana. umwana nta kibazo ariko umwana ni umugisha icyo nshaka niwe ibyo by'abana si ari ikibazo umugabo n'ubyara Ndabigukorera. Very soon. Very soon. Uramubona hano muri gym mu gitondo. abo ni sawa cyane sha. Nyoherereza nimero ye. nta kibazo Umva mwana reka nishyirire akantu rero sinzi. umva genda njyewe rwose reka mbe nirebere ndaje nyiguhe uri kujya he Narindi gutaha njya mu rugo. kumagaritse Nyine maze iminsi nk'ubona ugenda naje n'iwanyu kukureba ariko nsanga ntuhari. mu rugo naraje. waje mu rugo utambwiye Mva nyine mubwire. Njyewe nyine maze iminsi ndyama nkananirwa gusinzira. kubera iki Kubera nyine nanjye sinari nzi impamvu. Ariko ubu impamvu nyine nayimenye. wabaye iki wararwaye sinabimenya Oya. Ariko bisa nabyo. wararwaye sinabimenya oya ariko bisa nabyo Nyine icyo nkubwira genda gukunda. ngo subiramo numve ngo Ndagukunda. ukunda nde Nyine nanjye ntabwo natekerezaga ko nagukunda ariko nyine nanjye nisanze nagukunze. hakoze uko mpagaritse ndi kugenda ubwo nibyo mpagarikiye uzahana naringiye Uya nyine nari mbizi kuko kuri kugenda ariko nyine nyine uzahana naringiye kugira ngo umpagarike umbwire ngo ngumbu oya ntabwo narinzi. uzi abantu bambwiye ko bankunda muri bamwe rero hari ngiye no kurama abukwe muri bamwe bambwiye ko bankunda Uya duhuye ngenda umva nagurishije agahene kange kugira ngo nze nkubwire nibiba ngombwa turahita tunibanira. ese uri kunyumva ndi kukubwira ngo duhuye ngenda ngiye kurama abukwe mu bahungu bamwe bambwiye ko bankunda uri kumva ngiye mfite umuhungu wambwiye ko ankunda ngiye no kurama abukwe duhuye ngenda uramagarika ngira ngo ni n'ikindi kindi ni n'ubufasha ugiye kunsaba none ngo urankunda ase uriruzi umva nkubwire Shyaka si umuzi Shaka sinzi yagiye i Kigali. ndakubaje si umuzi kuba yaragiye se sinzi nuko wabimenye Shyaka rero ni wowe wese mukundana Shaka. ngiye no kwa mama we turi inshuti Shyaka none wowe yavuye na hano tubirimo Umva nta kindi umutima wanjye uzi uretse urukundo. Njye sinyirya sinyinywa. uzaruha n'abandi kuko ngiye nanjye nararutanze. Oya ntabwo byashoboka. Ni wowe nkunda ni wowe niyumvira nta wundi. nyine ngo ureba Shyaka urebe ukuntu ari umusore mwiza umurebe uburyo ameze urebe igihagararo hakuzi no kwiyemera we Shyaka yakwemera nawe Shyaka ntiyakwemera. none uje kuntere tuvuga Shyaka yanagiye i Kigali azashaka abanyakigali. Shyaka reba ariko uburyo ari rwego. none urankunda ni nawe uri kumbwira gutyo kandi unkunda. Ego nyine uri mwiza ariko nyine Shyaka rero ngenda mukunda Shyaka nawe arankunda mama we arankunda wowe nyine ngayirebe reba ukuntu ungana reba ukuntu ungana reba mu ngano ukuntu uri gatoya nurangiza umbwire ngo njye nakwemera wagiye ubona abantu batoya baba banini bakazana n'abantu banini bakaba batoya tuvugana niyo ngiye kureba umva nyine wigenda dore gakandi winkurura ngende kugenda umva nyine